Ku bantu tutaziranye ni Ubutangana Claudine, mperereye hano mu Rwanda, ndi umukristo mbarizwa mu itorero rya Cyahafi muri paruwasi ya Nyarugenge. Ndi umudamu, ndubatse, ndashima Imana. Imana ibahe umugisha. Rero dusome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya mbere n'umurongo wa 8 wonyine. Haravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Imana iduhane umugisha. Mwese mbifurije Pentekote nziza, buri muntu wese mbifurije Pentekote nziza. Turi mu myiteguro yo kwitegura Pentekote, kwizihiza Pentekote. Icyakora cyo ndahamya ko buri muntu wese abizi neza ko Pentekote ihoraho buri munsi. Indirimbo ya 19 mu Gakiza iravuze ngo wongere ucane umuriro mu mitima yacu twese. Hanyuma rero tuganire kuri aya magambo Yesu yabwiye intumwa ze, cyangwa abigishwa be n'abandi bari bari kumwe nawe, ahari sinzi ko iyo turebye bari i Yerusalemu, ku murongo wa 14 haravuze ngo abo bose hamwe n'abagore na Mariya na nyina wa Yesu na bene se bakomezaga gusengana umutima uhuye. Ntekereza ko rero aya magambo abigishwa be barayumvise, natwe niyo turimo kugenderaho, natwe niyo turimo kumva aka kanya. Ndagira ngo twibukiranye ukuntu Yesu yadusigiye umufasha, yadusigiye umwuka wera, naho bigoranye kubivuga muri iki gihe cya none, kubera ko ubona akenshi ubwenge bwaragwiriye, bwabaye bwinshi, imikorere y'umwuka wera iragabanuka. Sinzi niba ari uko ariko mbibona, ntabwo nzi niba ari uko ariko mbibona cyangwa se ariko biri, ariko buri muntu wese arebe igihe yakizwaga, ukuntu umwuka wera yakoraga, cyangwa itorero ryo mu bihe byo hambere, uko umwuka wera yakoraga, ibikorwa by'umwuka wera ukuntu byari bimeze. Uyu munsi twebwe nshobora guhanura, nahanurira abo turi kumwe, hakaba umwe muri twebwe ufata rikodi akagenda akajya kubindegesha akavuga ati bampanuriye ibintu bihahamurana, ndumva nahahamutse, ndumva nagize gute. Rero turi mu bihe bikomeye, nubwo tuvuga ku mwuka wera, sinzi ukuntu tugiye kuzitwara, sinzi ukuntu tugomba kwitwara, mbega ntabwo mbizi. Ariko ntacyo, reka tuvugeho umwuka wera gihari, atari yadusezeraho, itorero rikaba rikiri mu isi, umwuka wera azakomeza akore akazi ke. Ndagira ngo rero tuganire kuri iri jambo Yesu yavuze. Ni ikiganiro bagiranye mbere y'uko azamurwa mu ijuru, yakigiranye n'abigishwa be, bamubaza ibintu byinshi, yewe banamubazaga niba ari cyo gihe yenda kwima ingoma mu isi, ariko arababwira ati reka. Yesu akomeza kubabwira ngo uko Yohana yabatirishaga amazi, ngo ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Noneho abigishwa bo nabo bakajya bagira ngo rero ubwami bugiye kugaruka muri Isiraheli, ariko Yesu arababwira ngo si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye, ahubwo ni ubutware bwe wenyine. Yongeraho ijambo rivuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ndagira ngo rero turebe ikintu kizadushoboza guhamya Yesu. Intego yo gukizwa kwacu, intego yo kwakira Yesu, twakabaye tuzi impamvu yabyo, ni ukugira ngo tubashe kumuhamya. Ariko kandi ntabwo tuzamuhamya kubera ko dufite amafaranga menshi, dufite amashuri menshi, dufite amazina akomeye. Tuzamuhamya kubera izindi mbaraga twakiriye, nazo zizanwa na mwuka wera.
Yesu iyo avuga guhamya yababwiye ahantu bazahera. Yaravuze ngo nimumpamya muzahere i Yerusalemu, mugende i Yudaya, mugere n'i Samariya, no kugera ku mpera y'isi. Yesu uku kuntu yabivuze ni nako bikwiriye kugenda, kuko biroroshye guhamya Yesu i Yudaya, i Samariya utigeze umuhamya. Biroroshye kunyerera imbuto kuri Zoom, kuri telefone. Hari abantu tutaziranye, sinavuga ngo hari abantu tutaziranye, ntekereza ko abenshi mutanzi, mutari mwambona, ariko kumva gusa ko nshobora kuvuga ijambo ry'Imana, nshobora kuririmba, nshobora gukora iki na kiriya, icyo cyonyine akaba ari cyo gihamya mufiteho. Ariko Yesu yaravuze ngo muzahere i Yerusalemu, i Yerusalemu muzahabwa imbaraga zo kumpamya i Yerusalemu. I Yerusalemu ni hehe? Yerusalemu ni muri jyewe mw'imbere, ndetse no mu bantu bankikije iruhande rwanjye. Mu rugo iwanjye, mu rugo iwacu niho hakwitwa i Yerusalemu. Byakoroha cyane, byoroheye umuririmbyi kujya kuri stage akaririmba kandi yarayanyweye inzoga, kandi yarayagambaniye umuririmbyi mugenzi we, kandi yaraye yibye, kandi yamvuye kudepoza impapuro mpimbano. Byoroshye kuvuga Yesu i Yudaya kuruta kumuhamya i Yerusalemu. Imana imfashe mube mukirimo kunyuma. Bumva, amen. Ego turakumva rwose nta kibazo. Amen. Imana ishimwe. Hari ibintu byitwa by'igitangaza bikunda kubaho, kibaza ngo uyu muntu ashobora kutubwira ngo nuzuye umwuka wera mu mwaka w'1992, akakubwira ati nuzuraga umwuka wera. Undi akaza ati cya gihe muri 87 twari dufite ibihe byiza byo kuzura umwuka wera, akakubwira ukuntu yuzura umwuka wera. Ariko igitangaza si ukuntu wuzuye umwuka wera kera, ahubwo igitangaza ni ukuntu waba ukiyoborwa n'umwuka wera kandi warawuzuye kera. Hari ibintu dukwiriye kumenya. Icya mbere dukwiriye kumenya ko muri twe harimo umuntu wa kamere, hakabamo n'umuntu w'umwuka, kandi ni ihame, ni itegeko ko umwuka agomba kuyobora kamere yacu. Ntabwo kamere igomba kuyobora umwuka. Icyo ni icya mbere tugomba kumenya. Icya kabiri dukwiriye kumenya nk'abantu bizera Yesu, nk'abantu bakijijwe, dukwiriye kumenya ko umwuka mwuzuye muri 70 atahindutse 2026. Wa mwuka wakoranaga n'itorero mu mwaka w'1910 n'uyu munsi niwo mwuka ukwiriye gukorana n'itorero. Ibyo umwuka yangaga icyo gihe n'uyu munsi nibyo acyanga. Ntabwo byahinduwe nuko turi muri viziyo, ntabwo byahinduwe nuko dutuye ahangaha na hariya, imiterere y'ibihugu itandukanye. Umwuka n'umwe. Umwuka n'umwe mu Rwanda, umwuka n'umwe muri Australia, umwuka n'umwe muri Amerika. Umwuka n'umwe. Niba yanga ibi ngibi hano mu Rwanda, nibyo yanga muri Australia. Umwuka n'umwe. Ntabwo higeze hamanuka imyuka ibiri, ntiyigeze haza imyuka itatu. Yesu yohereje umwuka wera. Haleluya. Ibyo yangaga cya gihe n'uyu munsi nibyo acyanga. Ibyo yakundaga cya gihe n'uyu munsi nibyo akunda. Kandi Bibiliya iravuga ngo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 5, avuga ngo ndababwire ntimuyoborwe n'umwuka, kuko umwuka wera akunda ibyo kamere yanga, kandi kamere nayo igakunda ibyo umwuka yanga. Ni ukuvuga ngo uyu munsi dufite ibintu biduteretera muri kamere, bitwereka ko isi tukiri mu isi, ambara gutya, nawe uracyari mu isi, ikigare kikadukwega, amafaranga akadukwega, ubwenge bukadukwega, bukatuyoborera muri kamere.
genzura neza niba muri Yerusalemu yawe ibintu bitunganije neza. Niba hari ikintu kigoye aricyo Yesu yakoze, yaravuze ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi uhereye icyo gihe muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu. I Yerusalemu niho hantu hagoye. I Yerusalemu njyewe turahura nkabona uri umwana mwiza, twaterana tugasangira igaburo ryera, ariko biragatsindwa iyo ugeze mu rugo umujinya ukakwica, abana bakaba babizi. Hariho umupapa umwe ngo yahoraga agira intambara mu rugo, ariko kandi akabarizwa no mu rusengero. Umunsi umwe abana bavuye ku rusengero na mama wabo ngo baramubwira bati ariko papa, tuzajya kwiturira hariya hantu, tuzajya kwibera mu rusengero. Undi ati se kubera iki? Ati mu rusengero niho uba uri mwiza, mu rusengero niho utavuga nabi, mu rusengero niho udatongana, rero tuzimure uburiri twigire kwibera mu rusengero. Niba hari ibintu byoroshye ni ukubwiriza Yudaya. Iyudaya wajyayo ukatubwira ko ukijijwe, wajyayo ukatwereka ko uri umwana w'Imana, twahagusanga mu rusengero tukajya tubona uri mwiza. Ariko i Yerusalemu ibintu bimeze nabi. Hari umuntu ushobora kuyobora korari, ari umupapa akayiyobora akayishyira ku murongo, ariko umugore we umwe yaramunaniye amubwira nabi, atagira ijwi rimubwira neza. Uwo muntu yaje Yudaya ahamya Yesu, ariko i Yerusalemu hariyo icyuho. Muri iyi Pentekote ndifuriza buri muntu wese ko yahabwa imbaraga zituma yambara kuneshereza muri Yerusalemu. Ujya ubona abantu bitanga, ukajya kubona ukabona umuntu arahagurutse, uravuze ati jyewe izi ntebe zo mu rusengero zatanga intebe 120. Ukavuga uti uyu muntu ni umwana mwiza, Imana imuha umugisha, tugakoma amashyi tukamusabira imigisha. Ariko wajya kureba iwe ugasanga nta nubwo aheruka guhaha, ugasanga mwene nyina baramwirukanye mu nzu, ugasanga mwene nyina ntagira urwara rwo kwishima. Ukibaza ngo mbese uyu muntu iyo ahera i Yerusalemu akavugayo ubutumwa akahamirizayo Yesu, byari kumutwara iki? Twebwe uraje tugukomera amashyi, twageze i Yudaya turagukomera amashyi, ariko umugore wawe ntazi igitenge cyo kwambara, n'abana bawe biga bigoranye, ariko utuzaniye intebe 120. Urajya hariya ugiye kubakira abapfakazi, ibyo ni byiza, Yesu arabishaka, ariko banza uhere i Yerusalemu, wuzuze ibintu by'i Yerusalemu, ubanze ubitunganye neza. Haleluya! Imana y'amahoro idushoboze kandi yongere idushoboze guhamiriza Yesu muri Yerusalemu. Ndatangara nkibaza kubera iki abantu batagikeneye kuzura umwuka wera, kubera iki ubona imikorere y'umwuka wera yarumbye, kubera iki ubona abantu batagiterwa agahinda n'ibyo bakora. Ntabwo abantu bagikeneye kwihana, ibyaha barabimenyereye, ibyadutse badukana nabyo, bakakubwira bati rero ariko se wowe mwadukuye ku nzoga, mudukura kuri ibi n'ibi, mudukura kuri ibi n'ibi, ariko mwibagiwe ko turi mu isi. Mwaretse n'aka tukinywera, n'akariya tukinywera, na turiya tukinywera, ubundi mwebwe mwibagiwe ko turi mu isi. Mwuka wera akugenderere. Yesu yaravuze ngo ibyo bibazo murimo kumbaza mube mubyihoreye, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Arongera arababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya, no kugera i Samariya, no kugera ku mpera z'isi.
none twebwe turashaka kujya ku mpera z'isi, i Samariya tutari twahazenguruka. I Yudaya niho duhagaze i Yudaya, turimo turereka abantu ko dukijijwe, turimo turabwira abantu ukuntu twabonye imbaraga z'Imana, turimo turabwira abantu iby'imirimo itangaza Imana yakoze, turimo turabwira abantu ukuntu twuzuye umwuka wera kera, turimo turabwira abantu ukuntu insengero zatangiye duhari, turimo turabibabwira. Ariko ni bande babirambiwe? Ni bande basigaye banywa inzoga bakumva nta kibazo? Ni bande basigaye basambana bakumva nta kibazo? Ni bande babirambiwe? Dufite abantu bagwije ubuhamya, barimo baribaza, barimo bakakubwira bati Imana yarantabaye, yankuye aha n'aha, navuye ku Gikongoro nambaye bodaboda, navuye mbega ukavuga ukuntu wabaye mu nzu y'ibyatsi, Imana yadukijije amavunja. Ibyo ni byiza, ni imirimo y'Imana, ariko ngwino utubwire n'imirimo y'umwuka, utubwire imirimo y'umwuka. Waje mu rusengero ugira umujinya, tubwira uti nanesheje umujinya, tubwira uti nabaye imyaka 5 mu rusengero ariko umwuka atari yansindira umujinya, none Imana yansindiye umujinya. Ongera utubwire uti naje mu rusengero ntagira kwihangana, mara imyaka 10 ndimo nsenga nsaba Imana ngo impe kwihangana, none dore nsigaye mfite kwihangana. Ongera utubwire uti yewe naje mu rusengero ntagira imbabazi, ariko nsaba Imana ngo Mana mpa imbabazi, mara imyaka 5 ndi gusaba ngo Imana impa imbabazi zo kubabarira abangiriye nabi, none ndimo ndabababarira. Tubwire. Pawulo ubwo buhamya bwose arabufite. Iyo turebye mu Bakorinto aravuga ati yemwe Bakorinto bene data, nidushaka ko mutamenya iby'amakuba n'ibyago twahuriye nabyo muri Aziya. Arabivuga ati ariko Imana yaturokoye urupfu rukomeye, ati kandi twiringiye ko izakomeza kuturokora. Natwe tuti haleluya, abandi bati amin. Ntabwo birangiriye ahangaha, ariko agiye gupfa arimo gusezeraho Timoteyo, haramubwira ati Timoteyo mwana wanjye, narenze ibyo kwizera, haleluya, narangije urugendo rwanjye amahoro, igisigaye mbikiwe ikamba ryo kwizera. Kuki ubu buhamya tutabwumva? Mwabushyize hehe? Bubitse hehe? Nabwo mwabuduha. Mutubwire ko Imana yabahaye amazu, mutubwire ko Imana yabubakiye ingo, mutubwire ko Imana yabahaye urubyaro, nimubitubwire nabyo ni byiza, ariko nimwongereho mutubwire ngo hari ibintu tutashoboraga kunesha ubwacu, umwuka wera dushoboza kubinesha, nabyo nimubyongereho, turabikeneye. Ibyo turabikeneye, twe kuba mu munyenga wo kuvuga ngo Imana yaratuzahuye, twe kuba mu munyenga wo kuvuga kubera iki ibyo ngibyo turimo kuvuga hari abapagani babitunze kandi banabiturusha, ariko nimwongereho ibyo abapagani badatunze. Mutubwire ngo umujinya ntitukiwugira, twaje tuvuga nabi ntitukivuga nabi, twaje tutagira imbabazi turababarira. Mubitubwire, mutubwire ngo ibi twarabineshe. Haleluya. Yesu arimo agendagenda cya gihe ashaka imbuto kuri wa mutini, ngo yarazibuze arakivuma, avuma kiriya giti. Ni ibintu bitangaje kuba Yesu yavuma igiti cyabuze imbuto kandi kiri mu gihe cyo gutera kw'imitini. Bivuze iki? Bivuze ko umukristo akwiye kwera imbuto igihe cyose, no mu gihe arengana akwiye kwera imbuto, no mu gihe abona ko nyine arimo kurengana. Ntabwo ukwiriye kugaragaza kamere ngo ni uko amafaranga bagufitiye ari ayawe. Ntabwo ukwiriye kugaragaza kamere ngo ni uko ibyo uvuga ari ukuri, ngo ni uko uhagaze mu bintu biri ukuri. No mu gihe urimo kurengana, umwuka wera akwiye kukuyobora. Nta gihe na kimwe kamere izakundana n'umwuka. Umuntu wa kamere ahora abisikana n'umuntu w'umwuka, umwe amanuka undi azamuka, kandi batuye muri wowe. Ariko igitangaje, nkwiriye kubinesha
nawe ukwiriye kubinesha. Utukwiriye kuneshesha kamere umwuka wera utubamo. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo abantu bayoborwa n'umwuka wera abo nibo bana b'Imana, ntabwo ari abakoreshwa n'umwuka. Umwuka wera igihe cyose urimo kuyoborwa nawe uba uri umwana w'Imana. Impano z'umwuka wera zifasha abandi, ariko imbuto z'umwuka wera zihembura wowe. Imana iduhe kuneshereza i Yerusalemu. Imana iduhe kuyoborwa n'umwuka wera. Imana iduhe gutsinda kamere yacu. Dufite ukuntu tugenda amakorari y'inaha, ntabwo nzi aho muherereye ukuntu bimeze, ukabona barimo barakora ibiterane bya miliyoni 20 na miliyoni 30 na miliyoni 50, ariko muri bo harimo umuturage basohoye mu nzu wabuze ibyo kurya, yarayaburaye, nawe barimo baraka umusanzu, utawutanga nabwo bakagushakira ibihano iyo utabonye umuntu ukwishingira ngo awugutangire. Kandi uriya muntu ntakeneye na miliyoni ngo ararariye, yewe ntakeneye n'ibihumbi 100 ngo ararariye, ariko nyamara ejo n'ejo bundi azicwa n'inzara, basigare barimo barateranya ayo kugura ururabo no kumujyana kumushyingura. Yerusalemu ni hehe? Kuza amashimwe y'abaririmbyi bavuga ngo twakoreye Imana dushonje, tugakorera Imana turi muri iyi korari twambaye ubusa ntawe ubimenya, ngo Imana yaraduhishe. Koko iryo ni ishimwe ry'umuntu uba muri korari y'abantu bagura inifomo za miliyoni? Ngo Imana yamishiye muri mwebwe ngo bansohora mu nzu sinzi ntimwabimenya. Ngo nazaga, hari umuvugabutumwa washimye Imana aravuga ati najyaga kubwiriza nasize inzara, ati twamara kubwiriza nkasaba ibiryo nkashyira umugore wanjye bakabimfunyikira mu ishashi. Amaze kubwiriza ajyana ibiryo mu ishashi. I Yerusalemu bimeze biti? Murashaka ko tuzakusanya amafaranga yo kujya gushyingura umukristo wishwe n'inzara, kandi turimo tubwira Imana ngo Imana yatugiriye neza, yaratugaburiye, yaduhaye ibyo kurya, yadukuye mu nzu z'ibyatsi dushyira mu ma etaje, ariko ejo tugateranya amafaranga y'ururabo tujya gushyingura umukristo wishwe n'inzara, cyangwa umwana we wabuze n'amafaranga yo kumuvuza, yabuze n'ayo kumuvurisha, yabuze n'amafaranga yo kumujyana kwa muganga. Angahe uko atarenga na 50, yarenga se yo ko tubasha kugura ibyuma bya miliyoni 100? Kuki tutatanga miliyoni 16 ngo tuvuze uriya muntu waboreye mu nzu? Bene data, dukeneye umwuka wera utwibutsa ku Yerusalemu, dukeneye kuhashyira imbaraga. Dukeneye imbaraga zituma duhamya Yesu, ariko duhereye i Yerusalemu. Dukeneye kuvuga ubutumwa dusa nabwo, dukeneye kuririmba ibintu dusa nabyo, dukeneye kwitwa amazina asa n'ibyo dukora. Niba twitwa abakristo dukwiriye kubabo, ntabwo dukwiriye gutahira amazina gusa, ahubwo dukwiriye kuba abakristo. Ibyo dukora bikwiriye kuturanga, dukwiriye kwamamaza Yesu ariko dusa nawe. Ntabwo dukwiriye kuririmbwa ngo tumenyekane ubwacu, ngo tube tuzwi kuri ibi na biriya. Nyamara Yesu akeneye ko dusa nawe, akeneye ko tumuhamya dusa nawe. Ibikorwa byacu bikera imbuto duhereye muri Yerusalemu. Imana itugirire neza. Iyo dushaka kugera ku mpera y'isi tutari twabanza Yerusalemu niho hazatuma tugera i Samariya. I Samariya ni hehe? Yesu yohereje abayuda i Samariya kubera iki? Kubera ko abayuda banenaga abasamariya. None tuzajya kubwiriza abantu tunena,
tutari twitsinda twebwe ubwacu. Imana itugirire neza. Dukeneye imbaraga zituma dushobora guhamya Yesu ariko duhereye i Yerusalemu. Ibindi turimo kurwana nabyo, amazina turimo turarwana nayo, dukwiriye kubyumva ariko tukamenya ko dukwiriye guhamya Yesu dusa nawe, dusa na Yesu. Sinzi impamvu tudakunda kubireba. Imikorere y'Umwuka Wera idahereye muri twebwe turimo turayishyira abandi. Dukunda kuvuga ibintu tudasa nabyo, ariko ibintu tuvuga tudasa nabyo nta musaruro bigira, ntawo. Cyakora urabivuga kumva birumvikana, ndetse tukumva birumvikana, ariko tuvuga ibintu tudasa nabyo, reka nta musaruro bigira. Ndabingingira Imana muri Kristo Yesu kugira ngo iduhe umwuka duhishurire uko dukwiriye gutunganya Yerusalemu yacu. Ndifuza ko dusenga Imana. Umuntu wese akorana urugendo na Yesu yongere yisubiremo, yongere yitekerezeho. Ushobora kubaka urusengero wenyine, ariko mwene nyoko, uwo muvukana, uwo mwonse rimwe, adafite n'ahantu ho kuba. Ushobora rwose gukora ibintu by'ibitangaza Yudaya wakora ibitangaza byinshi, ariko Yerusalemu ugasanga nta gihari. Ndabinginze tuvuge Yesu twabonye, duhamye Yesu twabonye, kuko hari abantu bigeze birukana abadayimoni bakavuga ngo mu izina rya Yesu, uwo Pawulo agenda atangaza, uwo Pawulo agenda avuga, ariko dayimoni irababwira ngo Yesu turamuzi na Pawulo turamuzi, ariko mwebwe muri bande? Yesu tuvuga ni uwo twumvise. Hari abantu bafite Yesu bumvise kuri YouTube, hari abantu bafite Yesu bumvanye ababyeyi, hari abantu bafite Yesu bumvise baririmba. Yesu tuvuga agaragara muri twe. Yesu uvuga akwiriye kugaragara muri wowe. Yesu mvuga akwiriye kugaragara muri jyewe. Yesu mpamya akwiriye kungaragaramo. Nta kintu cyiza nko kugenda mu muhanda wumva wuzuye Yesu, wumva udafite icyo upfa n'abantu, wumva udafite icyo upfa n'Imana. Ni ibintu biryoha. Ariko Yesu wumvanye abandi ni uwo Pawulo yavuze nyine, ni uwo runaka yavuze nyine. Dukwiriye guhamya Yesu wakoze umurimo ukomeye muri twebwe. Niba waraje mu rusengero, bari ingeso wazanye, ingeso y'ubucakura, ingeso yo kuvuga nabi, ingeso y'umujinya, bari ingeso wazanye mu rusengero. Noneho ugenda uvuga iti yarapfuye, n'iyi yarapfuye. Niba waruzuye Umwuka Wera muri ya myaka nyine twavuze, ikigaragaza ko ukiyoborwa n'Umwuka Wera ni uko ibintu byaduka bigahinda, ariko Umwuka Wera amategeko yaguhaye muri 90 ukaba ukiyagenderaho muri 2026. Amategeko Umwuka Wera yaguhaye igihe wakizwaga ukaba ukiyagenderaho uyu munsi. Hadutse ibintu byinshi, ari ikoranabuhanga, ari ibigezweho, byose birimo byaduka, birimo biragendagenda muri twebwe, habe mu rubyiruko, habe mu bagabo, habe mu bagore. Amategeko Umwuka Wera yaguhaye muri 2000 uracyakurikiza muri 2026. Ndagira ngo nkubwire ko hahindutse imyaka, ariko Umwuka Wera ntiyahindutse. Abantu barahindutse, ariko Umwuka Wera ntiyahindutse. Amadini ariyongera, ariko Umwuka Wera ntiyahindutse. Hariya bagira amategeko yabo na hariya bakagira ayabo, ariko Umwuka Wera ntiyahindutse. Umwuka Wera wanga icyaha muri ADEPR ni nawe ucyanga muri Katolike. Umwuka Wera wanga icyaha muri Katolike ni nawe wanga icyaha muri Restoration. Umwuka Wera ni umwe.
kandi rwose ibintu Imana yagukoreye ni byiza. Ongeraho ibyo Umwuka Wera yakoze muri wowe, ongeraho ibyo wanesheje hamwe na Mwuka Wera. Imana itugirire neza. Ndagira ngo dusoze hanyuma dusenge. Mbere y'uko ujya i Samariya, mbere y'uko ujya ku mpera z'isi, saba Imana imbaraga, iguhe imbaraga zivuye ku Mwuka Wera zituma uneshereza muri Yerusalemu. Imana ibaha umugisha mwinshi. Ndagira ngo dusenge Imana. Ubitekerezeho neza. Ikintu cyatumye wumva ujya kure y'Imana, ikintu cyatumye wumva, ikintu kirimo gutuma wumva, ikintu wumva Yesu yanesha muri Yerusalemu yawe. Hari n'ukuntu abantu bakijijwe ariko bagenda bahembera isi kandi bari mu rusengero. Mwibuka Abisirayeli bavuye muri Egiputa bagikana, bageze mu butayu bakumbura za tungurusumu n'amadegede byo muri Egiputa. Uzarebe iyo umuntu ushobora koga uri muri pisine, ukajya koga ukavamo wasomye, niba ari gusoma, niba ari ukumira amazi, ariyo mazi ashobora kukwiyicira kandi utakiri muri pisine. Ibintu mugenda mwadukana, utuntu mugenda mworoshya, ibintu tugenda twinjiza muri twebwe bishobora kuzaturangiza kandi twaravuye mu isi turi mu rusengero. Ariko kubera ukuntu tuzana isi muri twebwe tuba mu rusengero, bishobora kuzaturangiza tukarimbukana natwe. Kubera iki? Kubera ko twagiye tutwinjirana nubwo twageze mu rusengero. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka dusenge. Imana yo mu ijuru yongere twoherereze Pentekote. Aho uri n'umutima wawe urawuzi neza. Ngiye gusenga ariko na mushumba araza gusenga. Hanyuma yongere aduhendahendera Imana. Yongere ducane umuriro muri twebwe kandi umuriro w'Umwuka wongere wake muri twebwe. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye cyane kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni umuti, ijambo ryawe ni urukingo, ijambo ryawe ni ubuzima. Dushoboze guhuza ubuzima bwacu busanzwe n'ijambo ryawe, nibwo tutazakora ibyo kamere irarikira, ahubwo kamere tuzayitsindisha Umwuka Wera utubamo. Dushoboze kubaho mu buzima buhemburwa n'ijambo ryawe. Utugirire ibambe ryinshi. Dushoboze kuneshereza aho duherereye, dushoboze kuneshereza muri Yerusalemu, dushoboze gutwara imbaraga zituma twumva dufite ubutsinzi ku bwa Kristo Yesu. Utubabarire ahantu twagize intege nke hose. Turifuza kuzura Umwuka Wera, turifuza kongera guhemburwa, turifuza ko umuriro w'Umwuka Wera acanirwa muri twebwe. Hembura itorero, hembura abakristo, tugirire imbabazi zawe Mwami, kuko nta kindi dushaka, turashaka kongera kuzuzwa Umwuka Wera. Imikorere yawe y'Umwuka yongere ikore mu mitima yacu, kuko nibwo n'abatari bawumenya bazawumenya. Hembura itorero, kuko Umwuka ntaradusezeraho ngo avuge ngo aragiye. Ubwo agihari, kwezwa birashoboka no gukizwa birashoboka. Urakoze Yesu kuduha ibihe byiza no kuduha amateraniro meza. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Ariko na mushumba adufashe yongera dusengera Imana. Dusenga Imana. Mana, mu izina rya Kristo Yesu, Mwami ubera hose icyarimwe, ukabera ubwoko bwawe maso, ntugire aho ubasha kuzimiza. Uraragira kandi ukarinda, ndetse nibashije kuvunika ukabasha kuyicumbagiza, ukayigirira neza, ukayunga. Turagushimiye, turaguhimbaje kubw'amagambo yawe meza twumvishe, atwemeza kandi agahakikisha neza yuko abantu bawe nibakwemera bakaba muri wowe neza, bikagenda neza, bazaba abagabo nyabagabo b'Umwuka Wera azabamanukira. Kandi nibamara kuba abagabo nyabagabo
ngo bazahera i Yerusalemu bari guhamya ndetse kuzagera ku mpera y'isi, bishatse kuvuga ngo nibaba muri wowe nawe ukaba muri bo, mwami Yesu Kristo, bazahamya izina ryawe badafite ikirere bahagararamo cyangwa se aho bagomba kugera ahandi batahagera. Ariko dusanze iri jambo ryemeza neza ko abantu bazaba abagabo nyabagabo ari uko bahawe umwuka wera. Ni ikinyuranyo rero kigendanye no kutaraba umuntu atarabona umwuka wera. Ndasaba kugira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo udushoboze cyane, kubera ko uri umugira neza. Haleluya, haleluya. Uri Imana idahinduka, uri Imana uko wari uri kerana n'uyu munsi wa none na nikuri, ntabwo uhinduka mwami wacu. Nicyo gituma tukwizera tudashidikanya mwami Imana, mu gihe cyiza no mu gihe kibi, mu gihe cy'indambara n'igihe cy'amahoro, tujya tugira ibyiringiro byiza yuko uri kumwe natwe. Kandi ikindi nabonye cyiza ni uko nasanze kuba kwizera mu bihe bigoye no mu bitagoye ntago bava mu mwanya, bahora bizeye kuri Imana itabara. Mitima yacu umvishira ijambo, turaryumvishe n'amatwi yacu, ntabwo ari amatwi y'undi muntu, ahubwo wewe ubwawe uvugiye muri twebwe. Uratubwira ngo muzaba abagabo nyabagabo nimuhabwa umwuka wera, to guhamya ibya Kristo Yesu duhere i Yerusalemu. Mwami, shoboza umuntu wese wumvishe rino jambo, shoboza imitima yose. Mwami Imana yacu yagize intege nkeya mu guhamya, yagize intege nkeya Mwami Imana yacu mu kujya gushaka abantu. Mwami Imana, muririmbyi ni wavuze ngo nduzahere kure cyane. Natwe turakwinginze mu izina rya Yesu, uzambura ukuboko kwawe, komeza abagaragu bagifite inshingano muri bo zo kuvuga ijambo ryawe mwami, kandi batitaye kuri nosi, batitaye kubiriho, ahubwo bahagaze mu cyimbo cyo kuvuga ngo mwami Imana uzaza ryari. Urakoze cyane. Tanga umugisha rero ku mukozi wawe utubwira ijambo, umwongerera aho akuye, kandi n'abaryumvishije nabo bagire neza mwami. Hindura imitima yacu mwami Yesu Kristo, ibi mitima yo kwakira neza imbaraga z'umwuka wera. Abantu babashe kwakira izo mbaraga z'umwuka wera, abantu babashe kwakira uko guhamya kwiza, kuko hari ibintu by'abantu bahamya kandi bitagira umumaro. Guhamya iby'indambara n'ibindi byo ntibigira umumaro, ariko guhamya ibyo gukiranuka bifite umumaro ku Mana, kubera yuko bibatura benshi mu byaha. Urakoze cyane rero mwami, ngaho girira neza ijambo ryawe, rifata umwanya munini mu mitima y'abaryumvishe, maze utugiriye neza, tukubonereho umugisha, maze natwe turusheho kubana nawe muri byose, kandi udushoboresha imbaraga zawe n'ubuntu bwawe n'umwuka wera, kugira ngo tubashe gukora umurimo wawe dufite imbaraga nyinshi. Byose mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Tugiye gusengera ibyifuzo by'abitorero. Reka duhe ikaze Pastor Philibert adufashe muri uwo mwanya, azamura ibyifuzo by'abitorero. Mwami Yesu abahe umugisha. Habwa icyubahiro Mana, ushyirwe hejuru kuko wera kandi ukaba ukiranuka, uzi byose, uzi ibyo dukeneye, uzi ibyo tukwifuzaho, intege nke zacu urazizi zose. Buri wese uko yabonetse kuri uno murongo afite icyifuzo, numubere igisubizo, kandi uko akwifuza akubone, abaguhamagara ubumva ubitabe, abifuza impano z'umwuka wera, kubatizwa mu mbaraga z'ijuru, basohoreze ibyo byifuzo byabo, kuko turi mu minsi turimo kwibukaho ubwo wasohoje isezerano kubera nk'itorero. Natwe turabyifuza, nk'itorero natwe turifuza kuvugururwa, kugira ngo dushobozwe byose nawe, kandi kugira ngo duhishurirwe ibyenda kubaho, tubashe kunesha, kandi tubashe guhamya uko bikwiriye turi abagabo nyabagabo. Rengera buri wese rero Kristo, urengera itorero ryawe, urengera abakozi bawe, wite ku bakozi bawe hirya no hino, ubashyigikire muri byose. Intambara bahura nazo ubarwanirire, ibibarwanya nawe ubirwanye, mu izina rya Yesu Kristo. Uhembure itorero, usengeye abarwayi bari hagati muri twebwe,
mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo uhagurutse bashime izina ryawe. Sengera abari mu bitaro bikomeye ndetse n'ibyoroheje, abaheze ku bisasiro byabo, abo bose turabakweretse Kristo kugira ngo urambure ikiganza cyawe ubereke ineza n'urukundo rwawe, uhagurutse bashime izina ryawe. Kandi dusengeye n'abarwaza ubahe kwihangana no gukomera mu izina rya Yesu Kristo. Ugire neza abera bawe bose, abafite ibyifuzo by'ingendo, by'imibereho, imikorere n'ibindi byose Kristo turasenze kugira ngo ubiyereke muri byose barusheho kugira amashimwe no kubona imirimo n'ibitangaza ukora. Urakoze cyane kuri mu ruhande rwacu, ukomeze kudufasha no kutugira neza kandi amahoro yawe akomeze kuba muri twe. Ibikwiriye byose byatuma turindwa tukazagira iherezo ryiza, turasenze kubiduhera ubuntu kandi dusangiza abera. Nanjye mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Turi kwerekeza ku musozo n'ubundi, reka dukomeze tuba imbere y'Imana tuyisingiza kubw'ibihe bya Pentekote. Reka duhe ikaze pasiteri adufashe muri uyu mwanya mwiza tugezeho amatangazo n'ibindi byose bijyanye na Pentekote. Murakoze. Sawa, Imana ibaho umugisha. Narindi gutekereza nkavuga ngo wabwira agira amahoro akabanza akatunyurizaho wenda nk'indi ndirimbo, byaba byiza twabona tukajya mu matangazo. Niba ari kunyumva, gira amahoro. tunganira Imana tuzi umutima, mu byo ukora byose wihutiraho, jya wumvira umwuka gwiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Jya wumvira umwuka gwiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Jya wumvira umwuka gwiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Jya wumvira umwuka gwiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Haleluya. Tugiye gufatanya kuririmba indirimbo. Hari abantu bamwe bayinsabye turi kumwe hano, indirimbo ivuga ngo ifoto. Imana iduhane umugisha. Reka nkuvuge neza mu ruhame rw'abantu, Mana we, mu bantu wagiriye neza nanjye ndimo. Reka nkuvuge neza mu ruhame rw'abantu, Mana we, mu bantu wagiriye neza nanjye ndimo. Imyaka maze ku isi si myinshi cyane, ariko nanone ntabwo ari mikeya. Amaso yanjye yabonye byinshi, yabonye byinshi cyane. Nabonye ahantu ukura ku cyavu, uwari mu mukungugu uramuzamura. Nabonye n'andi wakijije indwara zananiranye, nahanyuze barimo kugushimira.
nahanyuze barimo kugushimira. Reka nkuvuge neza mu ruhame rw'abantu mana we, mu bantu wagiriye neza nanjye ndimo. Reka nkuvuge neza mu ruhame rw'abantu mana we, mu bantu wagiriye neza nanjye ndimo. Wowe unyumva, wowe unteze amatwi, nkundira nkubwira iki kintu. Wowe unyumva, wowe unteze amatwi, nkundira nkubwira iki kintu. Wowe unyumva, wowe unteze amatwi, yoyoyoyo, nkundira nkubwira iki kintu. Fata ifoto yawe yo hambere uyegeranye n'iki gihe, urabona impamvu zo gushima. Fata ifoto yawe yo hambere uyegeranye n'iki gihe, urabona impamvu zo gushima. Fata ifoto yawe yo hambere uyegeranye n'iki gihe, urabona impamvu zo gushima. Uko biri biraruta mbere, uko biri yoyo biraruta mbere. Mu bantu wagiriye neza nanjye ndimo, mu bantu wagiriye neza mana nanjye ndimo, mu bantu wagiriye neza nanjye ndimo, mu bantu yagiriye neza mbese nawe urimo, mu bantu wagiriye neza nanjye ndimo, mu bantu yahaye gukira ibyaha nawe urimo, mu bantu yagiriye neza nanjye ndimo, mu bantu Imana yarinze namwe murimo, mu bantu wagiriye neza nanjye ndimo. Amen. Imana iguhe umugisha kandi kongerere mu mpano zawe kugira ngo wongere uhimbe n'izindi zibasha gufasha itorero ry'Imana. Imana ikwagurira imbago. Amen. Iguhe umugisha mwinshi cyane. Haleluya. Shimire mushiki wacu Claudina watugejeho ijambo ry'Imana. Imana nawe mukomereze ubugingo n'amaboko, Imana imubere igisubizo muri byose, kandi aho yakuye Imana ihongere, Imana yo mu ijuru imurebe neza rwose, kandi Imana imwishimire muri byose. Imana nishirwe hejuru cyane. Amen. Dushimire umukozi w'Imana umushumba Pastor Philbert wemeye kubana natwe nk'uko bisanzwe. Imana iguhe umugisha mushumba, Imana ikugiriye neza, Imana ikwiteho n'umuryango wawe, Imana ibakomereze ubugingo n'amaboko, Imana ibishimire cyane. Dushimire Diakoneze watuyoboye, Imana imuhe umugisha, nawe Imana imwishimire cyane, kandi Yesu abakomereze ubugingo n'amaboko cyane. Dushimire bene data bose babashije kuboneka. Dushimire mwene data Korodo dufasha kuri ibi bintu by'ubuhinga cyane bw'ibi byuma cyangwa se bw'ubu buryo bwo kurarika mu buryo bwose bushoboka. Imana imuhe umugisha ubwo umurimo akora w'ubwitange umeze gutya, kandi nutagusare Yesu azaguha umugisha cyane. Dushimire kandi mwene data Sharire wateranye natwe, Imana imuhe umugisha. Dushimire Didose, Imana iguhe umugisha rwose, wakoze waturirimba indirimbo iryoshye cyane y'umwuka wera, Imana iguhe umugisha. Imana ishimwe. Umwigisha wacu niwe watubwiye ati abantu bose bagomba kumenya Pentekoste. Turanezerewe cyane kubw'uko indirimbo zanyu zatunejeje cyane. Imana ibahe umugisha. Dushimire kandi bene data bose turi kumwe barimo Nemubwo n'umuryango wa Korode twabavuze. Hariho bene data baje nyuma twamaze kwakirana bariho Ibahose Samuel, Imana iguhe umugisha rwose. Marite karibu rwose, Imana iguhe umugisha. Ubushize harya yaraturirimbiye, uyu munsi ntabwo yaturirimbiye, sinzi uko byabaye. Dushimire kandi Diakoneze Mama Gabriel, Imana iguhe umugisha. Dushimire Mary,
dushimire Mukagasana Verediane Mungu Imana iguha umugisha cyane, kandi dushimire mwene data wundi waje nyuma twamaze kwakira yitwa Singola Kali, Imana imuha umugisha. Sinzi niba hari undi muntu nibagiwe hano, ariko ndibaza bose nsa nk'ubarangije. Dushimire mushiki wacu Diane Umurungi, iminsi myinshi Diane bite. Dushimire kandi Mama Donna, Imana iguha umugisha mwinshi cyane rwose. Hari abantu bagiye baza twatangiye, Imana ibaha umugisha. Dushimire Deborah, Yesu nawe aguha umugisha mwinshi cyane. Dushimire abaturirimbiye bose, dushimire abavuze ubutumwa mu buryo bwose, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Turabifuriza rero Pentecote nziza. Twebwe buno turi mu joro buracya tujya kuyihimbaza mu rusengero. Twahereye kuwa gatanu tuba imbere y'Imana twinginga Imana nyine mu minsi yacu yo mperuka nyine, nk'uko umwigisha wacu yabivuze, hari bigenda bigabanyuka. Kera tukibi wacu twazaga dukoresha iminsi 10 yose turi kwinginga Imana turindiriye isezerano Yerusalemu, ariko nyine ibihe bigenda bihinduka. Imana dutabare rero tugire neza. Ejo tuba turi kuyizihiza ku buryo buri clear cyangwa se buri right. Noneho kandi namwe ndibaza ubwo ku mugoroba wacu namwe muzamugeze mu makanisa, muje mudusuriza bera, muje mudusuriza bene data dusangiye umusaraba. Imana ijye ibaha umugisha, kandi Imana ijye baturindira cyane kugira ngo turusheho kugenda twamamaza i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya kugeza ku mpera y'isi. Imana ibagiriye neza, Imana ibaha umugisha. Turarangije rero, turangije tubashimira tubifuriza Pentecote nziza, kandi tubamenyesha ko duterana buri wa gatandatu. Tujya tugira icyifuzo cyo kuvuga ngo wumva ari byiza ukabona byagukundira, nibura wenda kuwa gatandatu ukazongera ukaboneka, ukararika n'undi muntu umwe cyangwa se babiri cyangwa batatu n'abarenga, nawe ni umugisha wo kwagura ubwami bw'Imana. Imana yazabiguhera umugisha, kuko ibi turabikora mu buryo bwa tekinoloji bwabaye, ariko bikaduhesha kumenya ngo ijambo ry'Imana riri kuvuga abantu bose banari kuryumva. Imana yo mu ijuru nihabwa icyubahiro, kandi Imana namwe izabagororera nimutagwisari. Imana ibagire neza. Ubwo rero hatagize igihinduka, kuwa gatandatu ni ukuvuga ngo tuzongera duhure kandi kuri Zoom tubashe gukomezanya n'ijambo ry'Imana nk'uko Imana ibidukorera gutyo. Imana ishimwe cyane. Roya nawe twagushimiye, Roniya nawe twagushimiye. Imana iguha umugisha rwose, ugira amahoro y'Imana. Turagira ngo turangize rero, ndaza gusaba umushumba Philibert adufashe kutushyira mu biganza by'Imana muri iki cyumweru cyose tugiye gutangira kuzageza ku wundi wa gatandatu. Ni igihe kirekire cyane, Satani aramutse yigabijemo cyane twagira ibibazo, ariko nadushyira mu maboko y'Imana, Imana izaturira tuzongere guhura nta byago byabaye, nta gikuba cyacitse, ahubwo dufite umugisha ku Mana. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Reka tumwemere rero aturagize Imana, hanyuma natwe dusubire iwacu ku macumbi. Imana ibaho umugisha. Murakoze. Data twese mwiza, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turakunezerewe kandi turagushimiye aya masaha. Ushimiye umuteguro wawe mwiza kuturarikira kuri uno murongo kugira ngo twumve ijambo ryawe ridufasha muri iyi minsi. Turasenze kugira ngo buri mutima wakiriye iri jambo rigende ryera imbuto zikwiriye, kandi udushoboze Kristo, kuko ntabwo twabyishoboza. Niyo mpamvu twifuza umwuka wera kugira ngo abidushoboze. Rengera buri wese rero, umwiteho kugira ngo agendere muri ryo kandi akore ibyaryo. Urakoze cyane kubyumvise. Abera bawe bafashe akanya nk'aka ngaka kuza imbere y'ubwiza bwawe bifite inzara n'inyota, bifuza guhazwa nawe. Ni ukubarengere, kandi akanya nk'aka ukibuka Kristo aho bazaba ari hose. Nibaguhamagara ujye wibuke ko bafashe umwanya nk'uyu bifuza ko izina rye ryashyirwa hejuru. Ubarengere kandi ubatabare. Urakoze cyane kubyumvise. Dusengeye iminsi iri imbere, cyangwa se imirimo turinda gukora imbere hano. Twumvise gahunda z'imirimo wawe, turasenze kugira ngo urusheho guhembura itorero, urusheho gufasha abakozi bawe. Dusengeye abazakora ingendo muri iyi minsi z'ivugabutumwa, uzabashyigikire kandi uzagendane nabo. Natwe turisengeye mu mpande enye z'isi aho turi, kugira ngo ukomeze kuturinda amateraniro tuzagira. Mu izina rya Yesu Kristo, urushaho kuzuza umwuka wera abantu bawe, kandi abarimo gutegereje bose ubongerera imbaraga. Kugira neza kwawe kube kuri bo, kandi amahoro yawe abane natwe.
abateranye bose rero Yesu tubasabiye umugisha, kandi umugisha tubasaba no kuzabana nawe mu bwami bwo mu ijuru, bakiri hano mu isi bakarindwa, ukabuzuza umwuka wawe ubashoboza muri byose, kugira ngo kuri urya munsi hatazabaho gukorwa n'isoni. Shimwa Mana kubyumvise, amahoro yawe n'abe muri twe rero, uturebe neza kandi utwishimire, ibikwiriye byose byatuma turindwa tukazagira iherezo ryiza, turabisabye ngo ubiduhere ubuntu kandi dusangiza abera, nanjye mbisabye nizeye mu izina n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Ubuntu n'amahoro n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bane natwe twese none n'iteka ryose, amen. Amen. ni karibu twasuhuzanya, Imana ikabaha umugisha mwinshi cyane. Marite wari ushatse kutubwira ngo iki ko twagukaribishe ntiwitabe? ndi mu modoka ndi kujya mu murimo w'Imana mu ntara Nicyo cyatumye utaturirimbira kumbura umusafari? Ntacyo, naho utaha Yesu akurinde mu rugendo. Diane waturamukije ko tugukumbura. Yego tuguteze amatwi turamutse. Banza network banza zamugoye kabisa, ntabwo turi kumva isauti panda. Reka tubwire Mama Donna niba ariko twumva. Mama Donna wafunguye, wowe niba ufite network waturamutsa. Vuga none ubwo turi bukumve. Ese ahubwo icyubahiro, pole sana, ndumva nezo zakugoye cyane. Pole kabisa. Reka tubwire Mama Donna niba twumva nawe turamutse. Mama Donna. Byagoranye kabisa, byagoranye. Iba hose Samuel, niba utwumva waturamukije se. Iba hose Samuel, nawe ndabona atari haleluya, ndabasuhuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Amina. Turashimye kabisa, turashimye nuko mwaje nyuma. Ubutaha muzazinduke, Yesu azabaho umugisha mwinshi cyane. Sharire, bite kutari kuvuga, byagenze ute? Sharire, waryamye? Ntabwo naryamye, ndi maso. Aho mbonye utari kuvuga, ndabango reka nkubwire udusuhuze. Komera cyane, umeze ute? Turashima Imana, ndabona ikintu kugenda biragenda burabika buriya. Pole sana na baridi. Baridi kunaisha. Mungu asifiwe kabisa. Muririmbyi wacu gira amahoro se, bite na makiyo y'ingiyo iwanyu aho ngaho? Amahoro ni amahoro, tumeze neza. Urakomeye cyane. Turashimira Imana, iraturinze. Wazi igihe twari tugukumbuye rero. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha mwinshi. None sinabuje udukumbura. Ni ukuri ndabakumbura. Mane guha umugisha mwinshi cyane kabisa, niba udukumbura tujya tubakumbura rwere kabisa. Amen.
ubundi tukareba nk'indirimbo zanyu, ariko nyine turareba umuntu akagera ngo akifuza akaba ngo wamunyereka kandi ariko tuzabonana. Imana izaducira inzira kabisa. Wenda uzuja mu mahanga izabikora pe. ntabwira gucira inzira zo kuja mu mahanga. Oya, ntabwo irabikora. Imana izabikore tukubone uhagaze kuri podium uri kuturirimbira kabisa macho kwa macho. Numva mbyizeye izabikora. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro kabisa. Amen. Uno muntu uri gukoresha Tecno KM5 waturamukije inshuti y'Imana, waturamukije kabisa ko tukunda abantu. Tecno KM5 Rwanda Tech iki? ndabona abantu basa nk'abasinziriye, mureke dutandukane basi tujye kwitegura umunsi w'ejo. Abari kutwumva mwese muzagira ibihe byiza umunsi w'ejo mugiye mu materaniro namwe. Amen. Sawa sawa, asante, bye. Imana ibarinde cyane. Bye. Close.